kundi kunzagerayo nuko uyoboye nawe ari ubikiye ati nutaboneka mbega iyo uza kumenya aka gaciro wari ufite ahantu uhagaze iyi titire ufite yo kuririmba abo usimbuye mu isi bizima byagakwiye kuza bigakora ariko uhagarara ibizima mu isi iyo uza kumenya ngo umuririmbyi ninde iyo uza kumenya ngo ese ko nyoboye abaririmbyi ndi muntu cyamahirwe byari gukorera kujya mu ijuru ko kurimba bivura imitsi y'ubwonko ntiwagira stroke kuririmba ntiwasaza uririmba kurimba bituma udasaza niyo mpamvu ari abantu banategeka kujya mu gisopo atari uko bazi no kubyina muganga akagutegeka kujya mu sinzi uko babyita yabayiri muri rimba tutanyeganyega ariko kumva nubwo tutanyeganyega hari ibintu biri kunyeganyega mu isi y'umwuka mu gihugu cy'amahoro aho badapfa ndahakunda niho umwami wanjye aba kandi tuzabanayo ningerayo nzamuhobera uwo mwami nzamuhobera nshira urukumbuzi ningerayo nzabaramutsa bera nzabahobera nshira urukumbuzi baranyishimiye aho badapfa baranyishimiye aho badacumura igisigaye ni kimwe nukumva impanda cyangwa nkarindira igare ryanjye hari abakorari biyandikisha yuko bazakora urugendo no ku munsi wo gukora urugendo bakagera ku kibuga yuko bagiye ariko ntibagere iyo basohokeye cyane oya ngo ntitubizi ibyo turabizi ngo korari yasenze ngo turi mu masengesho ko tuzi kataseza bavuga ngo turi mu nama ya korari nta nama ziheruka naho bafite kata bagiyemo z'uburara ubu cyabaye ikigo cyuzuyemo ibirara wima abaririmbyi mutega amatwi mwumve tuganire nk'abantu tuziranye nk'abanyarwanda n'abanyarwandakazi tuganire kuri uyu murimo mwangije uyu murimo mutumye utakifuzwa uyu murimo muririmbyi wanyu ashyingirwa ntimumugurire ibishyingiranwa gaseba aba muri mwe umuntu uza gucuranga senti waguze amafaranga muri abasore barenze 10 muri korari bagakodesha umuntu uza gucuranga senti na gitari kandi ngo muri abasore si bundi aba basore bazabya ubundi aba basore ako yewe mfite n'ikibazo uyu musore mukanya akajya kurambagiza ese umusore utagize icyo amare korara azakimarira urugo uyu musore utagize ishyaka ryo kwiga uyu murimo ngo awukore aryo banda azagira imbaraga zo kujya gucurangira urugo gukorera urugo ni ikibazo iriga namwe mukabishyigikira ubu harabonzi basigaye bakodesha abacuranzi baza banyweye n'agatabi bataracuranga shaho bati hari umucuranzi nzi wa Sentukazi uyu mucuranzi ntuzahasengera ntuzi ibyo akorana nabyo ntuzi ibimuha utubaraga ntuzi ibituma amenyekanye aje kuririmba koko yacuranga kumva birahura ariko wamureba ukawuberwa nimba avuye he wareba bari maririmbira nabo kabaza ibintu birimo biba n'ibiki numbiwe umunsi umwe ambivuge n'igihe bikora umunsi umwe nigeze kumirwa ati nigeze kumirwa yes, reka bashimira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ko tubana hano kuri Evangeliste Mama Lionel. Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi bishimiriwe kuba mu gihugu cy'Uwiteka Imana yanyu baha ibanezeze ibasetse ibateteshe ibagure kandi mu byo mugerageza gukora byose mubibonemo umugisha w'Imana. Mwaramutse neza mubyeyi? Mwaramutse. Ntabwo nzahitesha kuko babonera byinshi yo mpari nakira amafaranga kuri telefone y'ibiro nifurije abantu ko haza nukuri ko Imana y'ibirira delivery nabanje kuyikora deliverance mbere yo kwitera kugira ngo umuntu nahagera ibintu bye bijye bifunguka urabona naho kwakiriye bwa mbere wakiriye amafaranga yikobye menshi uzuko narimeruka kwakira ari amafaranga muri 2018 yo
nibwo mbere nibwo nemerwa kwakirira amafaranga rimwe kure ubundi yabaga ari nk'umushahara uhari ariko bakabumba ubucagucagu none reba byaje ari inshuro ebyiri mbombe ukicara kuri no biro hari icyo Imana ariko yabivuzeho urumva imyaka nari maze ntagira biro ariko mu kuyitegura Imana hari ikintu yavuze ko azafungukiraho byinshi shimiye Imana rero ko ari we wa mbere bifungukiyeho narindi masoma ama bishop yego yaranditse mu ndagukunda uramfasha pe Imana ije ikurinda izahagurukire ikikurwanya yego kandi kurwanya azangwe azagwe imbere yawe ndabyakiriye uyu bamwita mama bishop anyatuyeho amagambo aryoshye yego kandi aya magambo nyakiriye mu buryo bw'ubuhanuzi yego nyakiriye nkatancika ngundwanya azagwa imbere yanjye ndabyakira mu izina rya Yesu yirefeye muri rya jambo rivuga ngo imbere yawe kandi nyine ngo abakurwanya bazapfa ari we bazize yego Bibiliya ni kwivuga ubwo rero urumva ko umuntu uzazura agatwe ko kundwanya Imana inyuze mu mukozi wayo ko azagwa imbere yanjye nyaboneka ntazagira umuntu ndwanya ubwo mujye mundwanirira mundwanirira ishyaka rituma akakanwa kanjye ururimi rutanyerera nyaboneka abantu munkurikirana ndabahendahenze mufatiye ambere yo kunsengera kandi no kunsapotinga mu ndindi ikintu cyatuma ngwa mu moshya nahangeze ndabashimira mwabigizemo uruhare Imana ibaha umugisha reka nshimira abantu umuntu bita Ngabo Samuel Ngabo y'igihugu Samuel izina ni ryo muntu niwe Musanze tumatura nayo kwabuka no gukomeza niyaguke akabona megabyte zo kutureba yego mbona muri iyi minsi nawe afite amavuta afite akavuduko kazamuyeho apfa kutarenza 80 mu gihugu cyacu niyemewe 80 iremwe haraho yemewe hake undi ni 60 ntazarenze 80 akomereze muri 40 muri 60 40 aho hantu nyine agenda ashiraho comment areba yohereza abantu bagakora subscribe bageze ahe afata telefone y'umuntu abakorera subscribe ababwira bashishikariza iyo niyo 60 ubundi agira amahoro n'umugisha amen biva ku Mana yaguke reka nshimire kandi ariko hari n'umundi hari umuntu wakwandikiye ejo bundi navuga ngo nawe se wabaye profete ati ngaho urumva yemeze nk'uwikanze ati ngaho nawe se wabaye profete ariko uwo muntu ashobora kuba atazi icyo bisobanuye mu Kinyarwanda reka tumufashe ashobora kuba atazi icyo bisobanuye kera nkiri mu cyaro twumvaga ijambo ikigirwamana tutazi icyo ari cyo aho tumenye icyo ari cyo dusanga ikigirwamana ni ikintu bitiranije n'Imana none uyu nguyu utunguwe no kumva ngo ngaho wabaye profetesi reka tumusobanurire ntabwo azi icyo bisobanura ni umuhanuzikazi rero ndo umuhanuzikazi ahubwo se n'igihe rutigeze ahubwo se hari yindi titire ubundi weho wigeze wimikirwa buretse yo guhanura nta yindi titire mfite mu idini uretse iyi Imana yanyimikiye yo guhanura jewe ndo umuhanuzikazi prophetess nicyo bivuga umuhanuzikazi w'Imana jewe ndo umuhanuzikazi nicyo bisobanuye birashoboka ko utaruzi icyo bisobanuye igihe cyose wamenyeye burya ndo umuhanuzikazi Imana imuha umugisha kandi arakoze kubyumva no kubyakira neza ahubwo iyo uri guhanura niho uhabwa ya mpano yitwa kwevangeliza kwigisha iyo guhanura cyangwa se iyo uri muri iyo umwuka w'Imana akujeho ushobora kwigisha ariko cyane cyane uri prophetess kurenza kuba evangelist uko niko biri ku bantu banzi kuva kera nkiri umukobwa impano y'ubuhanuzi n'impano y'ibitangaza biza mbere ijambo ry'Imana ivuga butumwa inako ni ijambo niryo buhanuzi bwa mbere butajya bunavangirwa ibyo bintu rwose ni ibintu Imana yanshyizemo umwuka wera ubuhanuzi kwinjira mu ijambo bikampesha imbaraga zo gusobanura ijambo abandi Christine Mutuyimana haravuga ngo
imana iguha umugisha ukwaba ari abantu uherutse kuvugaho babaye ntuza ibikuri n'ibiki byose ingwingire mwakoze cyane ngo yenda ngo hari abagarukira urumva hari ingwingire navuzeho mu minsi ishize tuvuga no ku byihebe twabavuzeho arakoze kunsabira umugisha no kumpa kuraje kandi barumvise kandi n'utazumva inyuma yanjye hari undusha ubushobozi uzabumvisha ni ijambo ry'ubuhanuzi kandi imana iguha umugisha cuje abantu bari mu gihugu cy'u Rwanda amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengerazuba mu mujyi wa Kigali intara ya gatandatu y'abadiaspora nyabuna mugubwe neza mwumve muteteye umwami Yesu kandi ni ukuri mushyuhire mu bwiza bw'Imana amababa y'umwami Yesu akoresha yicaye mu gituza cya se bavuga ko ari buryo bwa se ariko noneho barahera hahera harimo atusabira buri munsi arambuye amaboko yiteguye ko hari uwakizwa yaravuze ngo nibaceceka ibiti n'amabuye bizavuga hano hari ibuye ryitwa kamera rikorwa mu mabuye hari igiti ihagazeho aricyo bita trepiye ibiti n'amabuye rero turi kubinyuramo tukabasha kubagezaho ubutumwa amina niko bimeze banze kugenda ariko twe turi kugenda mu buryo bw'ibiti n'amabuye ubwo rero bahame hamwe ni ukuri tuvuga ijambo ry'Imana kandi umwuka w'Imana natubwira ngo tukuvuge tuzakuvuga ariko tukuvuga Eliya na Mose na ba Enoke na ba Pawulo na ba Sira baracyaryoshye Debora Pawulo na Sira sindabavuga hari abantu tutaravuga Bibiliya iracyaryoshye Debora twaramuvuze Inayayeli turamuvuga Dawidi Eliya we ntashira ashira mu kanwa buriya uriya musaza wanjye we mbabona hari imisemburo mutunganya mu mubiri rwose hari n'umuntu wigeze kumbaza ati mu bantu bari muri Bibiliya wumva wabandi wirefera kurinde numva Eliya to barahari tutaravuga bose twari twavuga ba Ezira ngo tuvuge bageze ahava tuzavuga wese ko tuzavuga tuzavuga kandi ahubwo Imana ni duha abantu badutekerera tazicwa n'inyota n'inzara si byose ariko ubundi aba bantu bampesheje guhora nicaye hano mvuga ngahamamwe ni mumpe guhamamwe mvuga n'inshore kigize mu butayu amaze kuyishyiriraho yabonye marayika mama we yego se nari navuga ntaravuga kuri Hagari n'umwana we bageze mu butayu bakarira Bibiliya iravuga ngo Imana ngo yumva ijwi ry'umwana kandi na nyina yarize baza kugira ngo Imana yumva ijwi ry'umwana kandi barize bose nari navuga impamvu Imana yumvise ijwi ry'umwana kandi na nyina yarize nzavuga ubundi mwamfashe neza nkavuga sinsohoke hano ubundi nkivugira nkavuga koko buri munsi mukajya muhora mu materaniro ntimutume njya hirya mu mujyi mu myenda y'abageni nk'abakozi nkabibirekera abakozi ndumva Imana we use nari navuga ntaravuga ku miryango yari ikingiranye Pawulo na Silasi bari bakingiranye imiryango sindavuga imbago zari zibahambiriye sindavuga icyatumye baririmba kubohoka sindavuga aho byaturutse byahereye ku munwa utarabohoka n'imigozi bisa nari navuga Mana we ndumva umunwa twavuze ku migozi abantu barasa migozi ibiri mishya barasa ubu se umuzi nzavuga izo mbago bari bahambiriyemo batabuja ngo mvuge iyo uhambira utabuja burya imibu ikurya ndafashijwe nari ngiye kubivuga nona naciye muri Kenya amahoro guhumugisha ndakunda cyane na comment zawe kandi muri iyi minsi ndi kukubura ugira ugaruke amakuru urayazi niwijijisha nayakubwiye Imana rero y'amahoro ihumugisha no kuri kw'Imana umuntu uzi yuko agira uruhare kugira ngo ikiganiro kigaruke ari indi shusho buriya niyo wakorera kuri ntuzimwe ari ugahindura umwenda ngahindura akambaro sha bigenda neza kandi Imana y'amahoro ibahumugisha Imana y'amahoro ihumugisha umuntu umenya yuko ukunda ngo uwo muntu Imana imuha umugisha mwinshi cyane n'ubu muri firigo karimo muri firigo hasigayemo nk'ikiro naringiye kuvuga n'agaka mwigisha
agakawa iyo uje agakawa karaboneka twari twakubuze mwigisha nabumvisha ndikubwira mwigisha nababuze mumeze mutese umva reka dusenga Imana ishobora byose yaremye ijoro n'isi ihanika ikirere ikadendeza inyanja reka tujye imbere tuyivuge ko yera Imana ishobora tugushimiye ko wera uri umukozi w'umuhanga turaguhamagaye ngo uzuhagarare muri iki kiganiro ushyigikire umutima w'abagiye gukurikira iki kiganiro kandi wagura imbago zabo ndagushimiye kuri Imana y'amaboko kuko ari birenze ibyo nsabye mbisenze shima mu izina rya Data wa twese Umwana n'Umwuka wera amen amen amen. Uyu munsi none mama Lionel watuteguriye iki rero sasa? Uyu munsi ndasubiza icyifuzo cy'umuntu wanyandikiye muri komanteri nkuko mbibabaza nese wifuza ko twaganira kuki. Hari wavuze ati ndifuza ko wakongera ukaganira ku baririmbyi buri haraho yabyumvise kuko ngenda henshi ariko yumva ko nabizana hano kuri iri koranabuhanga ndumva ndi buganire ku muririmbyi ndibuvuge ku muririmbyi ku muririmbyi n'abaririmbyi bwo tuvuze abaririmbyi n'umuririmbyi abarimo ngo hari abaririmba ku biti byabo hari n'abaririmba muri korari babigize korari aba bose ni abaririmbyi abo ku biti byabo ntabwo ari ku ruhande rwa Yesu ni ku giti cyabo ngo genda umuririmbye ku giti cyanjye akabaho igihe bari mu bandi agacomoka amata mumvuze gato ariko nanaririmba ku giti cyanjye cyangwa akaba aririmba mu bandi naririmba ku giti cye bavuga gake ariko ngewe barananumira nanagenda reka mvuge rero kuri uyu muririmbyi nifashishije Bibiliya Yesaya rero ndari umupasiteri wavuze ati dore ikintu kibakoze nuko mwaririmbye akaririmbo kamwe yego mukaza hagati y'abasaza ba muzehe wa dini yego bakatwicaramo hagati bakabaha inyama nk'uko bari kwiduha kubera akaririmbo kamwe yego ubwo nta rusoni mwagabanyije reka negere kwa Yesaya mbihorera nyine akaririmbo kamwe karakuzamuka kwicaza n'umuntu umaze imyaka 10 avuga ari akaririmbo gafite ibitero 3 hatarimo n'imirongo yo muri Bibiliya ewe muririmbye arimo ibintu byinshi cyane turabiza kuri naho izi ndirimbo bazikura kuko hari uririmbe ibitero 5 kaburamo umurongo wo muri Bibiliya ukabirwa binaririmba bivana ni ku giti cye wa mugani nibe nawe wigiriye Imana usanga inzira yaraharuwe komeza uririmba ku giti cyawe bizagukoraho Yesaya igice cya 14 umurongo wa 7 isi yose ihawe ihumure iratuje baraturagara bararirimba niko uyu murongo uvuga isi yose ihawe ituje isi yose ihawe ihumure iratuje baraturagara bararirimba impamvu nshaka kwifashisha uyu murongo sinshatse kwinjira mu mateka aho iri jambo ryaturutse nifashishije uyu murongo kugira ngo mvugishe umuririmbyi nkurikiye ndashaka kumubaza ikibazo kiri muri iyi Bibiliya kiri muri uyu murongo iyo uririmbye isi habwa ituze iyo uririmbye isi habwa ihumure ko muturagara mu karirimbo ngomba bari guturagurikana ibigori by'imibeyo ni ibigori by'imibeyo ko muturagara mu karirimba kuririmba kwanyu mutuma isi habwa ihumure ni imigisha idakuze burya nurota ibigori ujya umenya ko ari imigisha itarakura ariko akaba ibigori by'imibeyo ariko ariko n'ikigori kiba gikomeye ukaba urimo urarota ibigeragezo giye kwinjiramo nabyo akaba n'igihe urota uri mu murima w'ibigori ariko bisomba burya uba uri kubwirwa ko ugiye kwinjira mu bigeragezo usomba naringiye mu by'inzozi dugaruke ku muririmbyi iyo uririmbye iyo uturagaye ukaririmba muri ino minsi abaririmbyi ubona ko bafite n'utuntu tw'injyana ntabwo ari nka kera twaririmbaga twifubitse kera twarimbaga twifubitse tutanyeganyega mu cyaro tukaririmba tutanyeganyega
ariko ukumva nubwo tutanyeganyega hari ibintu biri kunyeganyega mu isi y'umwuka. Mu gihugu cy'amahoro aho badapfa ndahakunda niho umwami wanjye aba kandi tuzabanayo ningerayo nzamuhobera uwo mwami nzamuhobera nshira urukumbuzi ningerayo nzabaramutsa bera nzabahobera nshira urukumbuzi baranyishimiye aho badapfa baranyishimiye aho badacumura igisigaye ni kimwe n'ukumva impanda cyangwa nkarindira igare ryanjye nzagenda neza amaboko siga imiruho yo mu isi nzaguruka nyisige nisangire aho bankunda baranyishimiye aho badapfa baranyishimiye aho badacumura igisigaye ni kimwe n'ukumva impanda cyangwa nkarindira igare ryanjye. Kera twararirimbye ku mugani wabo ndi kumva ubu mwabana muri gupirata ibintu twatuze umwimerere wabyo muri kogogoza ariko twaranyweye umuhamasha. Ariko mama Rene wigeze ubona kandi ufashe nari nkubajije wigeze ubona umunsi umwe korali ririmba agahita huzura mu mwuka nk'abantu 15? Jewe naririmbye muri korali Nantona ndabizi muri za 1923 tukaririmba tukajya mu ndimi tukaririmba mu rurimi kandi ukarangiza igitero cya mbere urwaye imyuka mibi yikubise hasi yakize byavuyemo bikavuga utafite n'umwanya wo kubivugisha nk'abo ubu ngubu ukarangiza abantu batangiye guhimbaza Imana. Igitero cya nyuma mwakiririmbanaga barangije gukira no guhambuka natwe twihannye nta jambo rirajyamo indirimbo zikadukubita ukumva umwigisha atinze kujyaho ngo ukizwe twareka nkubwire hari abantu baririmbye indirimbo z'umwimerere. Reba nk'uyu nguyu waririmbye ngo nutagira umwete mu nzira Imana ntabwo uzagera mu ijuru. Ako konyine nge nakigishaho umwaka kandi ari umuririmbyi waririmbye gusa nutagira umwete mu nzira y'Imana. Ako konyine umwete nkakigisha nkigisha inzira ureke ngo ubuntu twakijwe n'ubuntu ubwo nyine ngo Yesu yarabirangije gusa nutagira umwete mu nzira y'Imana ntabwo uzagera mu ijuru habe n'irya kamonyi. Rero ndashaka kuvugana n'uyu muririmbyi uririmba isi ntigire humure uririmba umurwayi ntakire umuririmbyi uririmba umuntu agasubizaho icyahasha uririmba umuntu haje azanye uburozi akabusubizayo. Ese uyu muririmbyi uririmba bakarinda bamuroga ateretswe mu gitero cya mbere cya kabiri. Uyu muririmbyi urepeta akamara iminsi 3 ngo asenga ngo bafite urugendo abaririmbyi barenze 50 basenga ngo bafite urugendo bakarepeta ntayerekwa bagera kuri tere ntihagire werekwa ko ibirayi birose kandi ngo igihe ngo abana b'Imana babaga bateranye hamwe ngo bakaririmba mbasha marayika agafungura igitabo cy'imirimo kandi. Reba Paul na Silas baririmbye gusa kuririmba byonyine nta kwa jinara Yesu nta fire nta kwa jinara Yesu navuga ngo hevuga ngo ame kuririmba gusa imiryango ya gereza igakinguka kuririmba gusa abacunga gereza bagasinzira baririmbye gusa iminyururu ikadohoka baririmbye gusa izindi mbohe zirabyumva zikajya zivugira mu ndimi aho ari ukuririmba gusa kuririmba byonyine kuririmba gusa baririmbye kwera kw'Imana uri inkuru ukora ibikomeye
ntawagereranywa nawe byose urabibereye kuririmba byonyine kuririmba gusa hagakoreka ihumure kuririmba gusa baririmbye gusa ndashaka gutumira umuririmbyi akaza akicara hano tukaganira ngwino wicare hano kuri televiziyo yawe wicare kuri telefone yawe tuganire dusubire muri uyu murimo urimo uyu murimo urimo uri gukiniramo uri gukora utawuzi uyu murimo muri gucanga uyu murimo satani yaririmbaga akarekura amajwi 12 uyu murimo w'abaserafi uyu murimo mwagize mwanarangiza mugatinyuka mukavuga ngo nimugera mu ijoro ngo twebwe tuzaceceka mukomeza akazi ngo twe tuzaceceka ngo ariko ukaba utagira umwuka uzabuhuza niyo mana yego reba kubona nza yego uririmbye turabizi uko uririmbye hafi imyaka 3 ariko nturanabona n'ikinyugunyugu kiguruka nuravuga no ntuzura n'umwuka wera ngo tuzaceceka nuruzura n'umwuka wera uraririmba uri umugome uraririmba usambana uraririmba uheheta uraririmba wiba uyu muririmbyi reka ubundi tubanza turebe ko ari n'umuririmbyi kuko ushobora kuba ufite titire ariko utari umuririmbyi kuba ufite titire w'uburirimbyi ariko utari umuririmbyi utaraba umuririmbyi ni nacyo kiri kubyica turi kubona abantu bahagaze ku mirongo ijwi rya mbere rya kabiri rya gatatu ariko atari abaririmbyi ahubwo baragiye muri adresse donc bari mu cicaro cy'abaririmbyi ariko atari abaririmbyi aha harimo no kubona abantu ari abaririmbyi bafite impano yo kuririmba baririmba umurimo baba mu murimo ariko umurimo utababamo yego akaririmba indirimbo ariko zitamurimo akaba mu murimo utamurimo akayobora ni perezida wa korali ariko umurimo ntawo umurimo mbese umurimo tukubona ni titire wahawe nabwo barakugize ariko ntiwagizwe yego bakugize umuyobozi ariko ntiwabigizwe ariko nturiwe bakugize utariwe barakwitiranye iyobowe n'uyu muyobozi uyoboye abantu 55 atazi aho bataha bayobore se ahubwo bibiri iyo wahawe umuyobozi uba wahawe umutwaro wo kubasengera wowe ubwawe ntuzi kwisengera uba uhagarariye Imana muri uyu murimo yego mbese uri umutwe uyu muntu uhagarariye Imana muri uyu murimo ubundi ubwo ibisubizo Imana yagucishamo ubigeza ku bantu ahubwo si Imana muraziranye Imana izi kuyoboye iyo kora icyo nacyo ni ikindi kibazo kinakomeye donc uyu muririmbyi uhagaze mu rusengero aririmba ubundi ngo abwiriza 95% gatanu kaba ari akacu yego abavuga butumwa yego n'abahanuzi uyu muririmbyi ndashaka kumwumvisha uburyo nakaze sha ubundi warukaze ariko ikibazo nturiwe usa nawe usa n'umuririmbyi ariko nturi umuririmbyi n'abantu bakwibeshaho kube babonye wambaye uniform uniform cyakoze ntizibura amafaranga y'imisanzu ku sorti za korali ibyo ntubibura tuzashiduka utera inkunga abaririmbye kandi witwaga kuri umuririmbyi hari ibikoresho by'umumurimo ariko bitari abakozi bitari umukozi mukomeze mukoteze mikoro twivugira Imana yego hari igihe ngenda nk'abasyonyorana umuziki ku byuma byabo bari hari bahagaze baririmba nk'abamize inkone nari amafaranga bari muri biriya by'umukono ari menshi eregizi korali nazibayemo naziyoboye nanazibamo amakuru ndi kuvuga ibintu nzi umuntu dukurikiye ibintu mvuga ndabizi ye nayoboye korali imyaka 11 nyoborwa indi ntazi umubare nyuma yo kuyoborwa ndi mu bantu banagize n'ibikomere byo muri za korali nashatse no muntu unkasoringa kubw'ibikomere nashatse umuganga umfasha kuko nagize n'ihungabana umugabo abari ubimfashamo kugira ngo ndikire by'ibikomere byo mu murimo ibi mvuga giyewe rero ndabizi ihohotera ribamo noneho n'abapagani babamo abantu baza mu murimo kugira ngo batazabahana ariko atari uko bari sinari mfite umwanya sinari mbikuze sinsenze kubera ko nshaka gusenga ariko korali zasohoka bamane ni aka gakiza k'itegeko
ose kuko nzagerayo nk'uko uyoboye nawe ari ubikiye ati nutaboneka mbega iyo uza kumenya aka gaciro wari ufite aha hantu uhagaze iyi titire ufite wo kuririmba abo usimbuye mu isi bizima byagakwiye kuza bigakora ariko uhagarara ibizima mu isi iyo uza kumenya ngo umuririmbyi ninde iyo uza kumenya ngo ese ko nyoboye abaririmbyi ndi muntu cy'amahirwe byari kukorera kujya mu ijuru ko kurimba bivura imitsi y'ubwonko ntiwagira stroke kuririmba ntiwasaza uririmba kurimba bituma udasaza niyo mpamvu ari abantu banategeka kujya mu gisopo atari uko bazi no kubyina muganga akagutegeka kujya mu sinzi uko babyita muri boîte mukajya muri boîte hari abantu bajya babitegeka genda uruhuke mu bwonko uririmbe ubyine ukore kadance inimba waruze umurimo uyu murimo wanawukunda ubundi ijambo rya mbere banza ukunda ibintu ugiyemo kuko iyi korari cyangwa umuririmbyi hari ikintu kijya kimuzana nubwo akora ikinyoma gikomeye yandikira korari agatangira akavuga ngo kubw'ishyaka ry'umurimo hari amagambo nshaka ko mureka kubeshya leta rikize neza akantu nanga kubw'ishyaka ry'umurimo w'Imana nje gufatanya namwe mu gihe ntegereje igisubizo cyanyu cyiza mbaye mbashimiye ariko kari akantu katangiye kubw'ishyaka tutabona ishyaka riri mu rupapuro rwakwinjije ndabiginze baze kureba ikiganiro ishyaka ry'Imana rirambye ntabwo rikibarya ntabwo iri shyaka ribarya iri jambo mwatangije ngo iri shyaka ngo ribarya iri shyaka ry'umurimo mwazanye ishyaka rituma ukererwa repetisiyo ishyaka rituma bakubaza ngo kwejo kutaje ishyaka rituma uvuga ngo ahuye na mbutiyaje mu nzira kubw'ishyaka ry'umurimo w'Imana ukaba waraje gucinyangiza abantu kubw'ishyaka ry'umurimo ukaba uyoboje igitugu kubw'ishyaka bakubwira bati icara aha ngaha uti nanabivamo nanarimba ku giti cyanjye wareba umuntu wanditse ngo kubw'ishyaka ukabona ahubwo afite sheri yamenye ko iyo umuntu akoze ubukwe muri iri dini korari zishyigikira nyuma y'ubukwe ishyaka rikarangira kwabona ari ryo shyaka ahubwo tukaba tutabizi bajye barisobanura s'il vous plaît ukajya kubona ndashaka yuko abashumba nibaza kumva kino kiganiro baza kujya bajye bashyiraho akantu kabaza wa muntu babwire korari sibyo bazibwire ngo umuntu nabandikira mu kubw'ishyaka bazije basobanura n'iryo shaka ubwoko bw'ishyaka rikoza niba ari uko yenda wabonyemo abako bese hanze warusanzwe uri umusambanyi wabonye muri korari hari abasambane wasambanya wemuye ibikorwa ukaba uzanye ishyaka ry'ubusambanyi muri korari wemuye ibikorwa muri korari usobanura ishyaka rikuzanye iryo ari ryo niba warusanzwe uri umugome mu kazi ukora ukabuzanye bwa bucakura bw'amafaranga nabwo buduhumye amaso mu makorari amwe namwe ukabuje kugira ngo uzabone icyubahiro ubone kuntu pinagaza intama z'Imana bitewe n'ifaranga rigira icyubahiro witonde cyane ukaba ari cyo kintu kikuza kugira ngo upinagaze intama z'Imana hari n'umuntu we wabuze ijambo aje kuruhukira mu baririmbyi aje kuba ko ndavuze ngo kandi we ntavuga kandi we none dore iwe mezo ariko wabonye aho uza kuruhukira gubyinagaza kuruhukira ukirira ibikomere by'iwawe ndavuze ngo zidafite umwuka wera uyu muyobozi udahumiriza ati mwami Yesu nsengeye uyu muririmbyi namenye ko afite ikibazo ndamusengeye umutabara umurengere Mana uzandinde ko barabiririmbyi babakennye uzandinde ko barabiririmbyi bafite ibibazo ahubwo arahagera ntiwamusengeye yahagera ati ndavuze ngo twemera kuririmba tarishira umusaza wa korari kandi ubwo umuntu amaze iminsi biratarya aje nihisha umugabo cyane ukakubwira mu Marionette nawe tekereza uyoboye dore buri hari ubutindi bubamo bwa mbere ubutindi nabaye muri korari ariko ubutindi bwa mbere no kwishuza no gusaba umuntu uniform ya korari
iwe abana barwaye bwake iwe muri korari yajemo kubwishaka ry'Imana riri kumurya aje no kwiruhukiramo avuze ati kanshake bene muri famille ndi n'imfubugire kanshake famille kanjye muri famille ariko iyi famille asanzemo rukoni iyi famille asanzemo mushizi w'isoni ntabwo ibyo agiye kurwariramo pressure ahubwo agiye kurwariramo pressure kandi kuko yanise kubwishaka ry'Imana rimurya kandi akaba araje none nese ko naho uri murira ahubwo yahagwa yavuyemo cyewe ni umuntu nabwiregirayo ntabwo ari ukubakorera Imana nta muntu ukorera Imana ku ngufu hari ibintu abantu bayoberamo cyane cyane abarokone nibo njya mbona bameze nk'abaje kurwanirira Imana kandi nabo bakarwanisha umubiri ino bakarwanisha tuzahangana mpaka umva aturyenye icyo nize n'amategeko itegeko nimero runaka riravuga akarongo kaberamo agakwego rivuga gutya yewe nzu umuririmbyi basohotse muri korari ni muri iki gihugu cy'u Rwanda mu mujyi wa Kigali afite inda y'amezi arayihakanye arangije bageze mu nzira iri koroga ivamo bajya kwivurira hafi aho ngaho bamufasha kuyikuramo neza bamukorera isuku arangije umuyobozi umwe mwarimu ahita amutenga avuga ko yakuyemo inda undi abyuka mu bitaro ajya gukoresha amategeko yize ngo yarize amategeko byatari ajya kuregera icyaha cyo guseberezwa mu ruhame agishakira ingingo yabyize neza umwarimu baramutambikana baramufunga kandi ibyo bamufungira gukurikije itegeko ryo mwisi byari byo yego ariko agezemo haboneka undi muntu w'inkwakuzi nawe uzi iby'amategeko aravuga ati no press nange nshingiye ku itegeko rinira akaronga kabagwa kwake kumwe babudombe kanyaga kwega byo kwa makumyabiri na kane ryavuguruwe gutya wewe ejo bundi nyiga mbere riravuga ngo uyu mwarimu nafungurwe arafungurwa urumva kibaze uyu muntu yaje kuririmbira Imana yaje guhangana yaje mu rugamba iki ni ikibuga abadayimoni bari gukoreramo cyane muri no minsi nshaka ko nza no kumena amabanga y'imyuka iri gukorera muri za korari kuzimu babonye ko ari ikibuga babona cyoroshye ni ihuriro ryoroshye korari riro ryoroshye rituma abadayimoni bari kuhakorera ukajya ushiduka n'abaririmbyi bamwe mazina yabo abikuzimu kubabona byaroroshye kuko nta kibatsi cy'umuriro w'amasengesho kibamo kuko basenga kubera impamvu y'urugendo ntabwo basenga kubera ko ari ngombwa gusenga korari tegura amasengesho kubera sorute uvuze ngo amafoto y'abari kuzimu anyibutsa korari buri wese aba afite buri wese no bari kumwe ugase umukene ku mukene umukire ku mukire kandi umukobwa n'umusore ba parene ni bashiki ni basaza ariko ni basibashi kandi mushiki n'umusaza baraziruye haheruka kera giye uhaheruka vuba mfite amakuru y'abaperezida basambanya ba dirigente kabura baririmba ifitemo batanu sambanya yego yewe data we nta makuru ufite reka nze nkubwira iki kibuga nagiye kubwira ibyo mperutse kubona none nyuma yaho gake rega noneho ngiye namaze kuva nagusizeyo ariko ndangiye mu munyamakuru cyakoze wayatayemo ejo bundi ndaharayo nataye sheri ndagukumbuye se waryamye yego ma barara muri barara bahiga nk'ibisambi n'intuza n'ubuyongoyongo uzi kuntu buriya ikintu uza kivuga gihunyira barara bameze nk'ibihunyira ku matelefone yohereza agafoto kawe ukuri ejo ukamwoherereza uryamye mu mashuka ejo bundi ukagenda ukuraho ishuka ejo bundi ayo mafoto yanyu aracicikana kuri WhatsApp aba baririmbyi zikorare zishenye ngo izi korare zishenye ngo ugasanga umuririmbyi akiranukiye korari repetition yarangira ukamubona ahagaze hanze na runaka ni ninjoro umugabo ageze mu rugo ati nagiye kurepeta akagakungu izi ni korari ko zabaye udukungu Erega ikimenyetso cyuko mutari korari turi kukibona kuko ntabwo turi kubona ko muri kuririmba ngo imitima iruhuke kubwira se abarembye baza kurepeta uko korari zasohoka
korari igihe izasohoka agize ububyutse ararepeta akanishyura n'imisanzu akanakiranuka n'amanifomo n'iki korari se nimara igihe itarepeta bose ni korari yo kuzinduka ntakaba niyo gukorana kandi kamubwira n'akandi kantu Mariyone nabonye hari abakorari biyandikisha yuko bazakora urugendo no ku munsi wo gukora urwo rugendo bakagera ku kibuga yuko bagiye ariko ntibagere iyo basohokeye cyane oya ngo ntitubizi ibyo turabizi ngo korari yasenze ngo turi mu masengesho ko tuzi kataseza bavuga ngo turi mu nama ya korari nta nama ziheruka naho bafite kata bagiyemo z'uburara ubu cyabaye ikigo cyuzuyemo ibirara wima abaririmbyi mutega amatwi mwumve tuganire nk'abantu tuziranye nk'abanyarwanda n'abanyarwandakazi tuganire kuri uyu murimo mwangije uyu murimo mutumye utakifuzwa uyu murimo muririmbyi wanyu ashyingirwa ntimumugurire ibishyingiranwa agaseba aba muri mwe uyu murimo umusore buri inkwano aririmba mu bantu 100 kandi bateranije umwe 5 yabona inkwano ntasebe tuvugane ukuri uyu murimo nimba muri abaririmbi muririmba imitima ikaruhuka cyangwa muri abaririmbi bahabije imitima y'abantu ntaryo tukibona mwipacapaca mwibeshya nta humure tukibona n'uwo muziki murawushyiramo tukumvana urusaku korari zirarimba abantu bagaririmba bagasinzira mu rusengero ese ahubwo baranaza uzanyereka abaririmbye mu materaniro y'imibyizi baraza ubu abahanzi ku biti byabo nibo bagezwe no bari gutumirwa mu materaniro y'imibyizi kubera ko nabo bacurishije imbaraga yego ntibirirwa bambaye ibisaha n'ibime nabo kandi ntabwo tuzize impano muzikuye kuko ni muririmba muri Bibiliya ntabwo muririmba ngo twumvemo ijambo ryo muri Bibiliya iyo ubuze Lazaro ubura na Yayiro iyo ubuze ibyakozwe n'intumwa ubura n'ibyahishuwe ndaza vuba izi ndirimbo muri kuririmba muri guhimba ziri kuva ko tutumva Bibiliya kandi mwarangiza ngo muraba ngo murimba ngo gospel ngo murabaririmbye baririmba indirimbo z'Imana kandi nitwumve muri Bibiliya kandi ibyo yabikabira mukayihinda mukayamushinga gatebe gatoki mukazana amafiriti ngo utaka gutabagutekera ifiriti ngo barajyaye ku ijuru ritabaye n'inyuro nibikomere mu bana nabyo n'ibyanyu by'imbereka n'iki by'imishiha by'imitima mibi no kudasubizwa no kubona basubijwe wowe udasubizwa ukabizana mu ndirimbo kaza gucyo ngo nzana inkoni nkwereke ibintu ngo nkubituna ngo hamambirira ngo oya ni mudufasha umurimo dusoma ibyanditswe tubisobanura uvuga uti ibintu mbishyize muri Bibiliya hajyamo umuziki nanjye nkavuga aya magambo kibuze nkavuga uburyo na Zakayo yuri igiti ndashaka rero ko tuvugana ukuri muririmbyi wese aho ari waburirimba ku giti cyawe waburirimba mwishira hamwe burasi nkishira hamwe ra korari ne nkishira hamwe bamaze kumenya rero bamaze kumenya sinsengero ko nazo zabaye amasinagogi amasinagogi ya Satani izi korari zimwe ariko nizimwe nazo tutavuze ariko Uwiteka humura aje kubikemura kuko yatangiye kubikemura se oya kabaye buretse yaje hari umunsi anyuze ku giti akirebye abona nibibabi ahita kivumya arangije aha bagarutse mu gitondo ati cyumye gihereye mu mizi kuko hari ibiti bidafite amababi hari korari zidafite imbuto umuririmbyi ni umuntu ukwiye kugira ubuto agakizwa agakorera Imana ahinda umushyitsi waba uri umuririmbyi waba uri umuyoborwa rimwe umuntu umwe bigeze kumubwira ibyuma byari bipakururiwe hasi abo bantu bari bagiye ni korari rimwe nari naherekeje nk'umuvuga butumwa bapakururira ibyuma hasi bati dusanze imodoka itagera ikiraro cyaracitse ngo bagire gutya babwira umwe muri bo bati korere umusore ufite imbaraga kodere terura ikino ufite imbaraga uzi ukuntu yabashubije ntimumenera amavuta uru rugendo nararusengeye ntimumenera amavuta uru rugendo nararusengeye ngo nyumvira umuntu babwiye ngo yikorere ibyuma arangiza ati ntimumenera amavuta ni gute uririmbana n'umuntu uyu muntu ntuzi intambara agira mu rugo urimo uramushakamo imbaraga adafite uyu muntu nawe waje muri korari ntajwi yumvise waje kurusha abantu
ntabwo wigeze uza muri korari kubera umuhamagaro ufite, ntiwigeze uza muri korari kubera ko ikurimo, ntiwigeze uza muri korari kubera ijwi wumvise, ahubwo ukubitanya n'umuntu arakubwiye ngo umurimo w'Imana, jya mu murimo w'Imana. Maze no umuntu wese wabwiye ngo ujya mu murimo w'Imana yirukanyira muri za korari, ntibamenye ko muri tuwarete harimo umurimo w'Imana, wajya koza tuwarete, ahubwo abo baririmbyi bakajya bajya ahantu hasukuye. Uzareba insengero zose ku cyumweru ukuntu tuwarete ziba zinuka. Igihe iki kibazo mujya mukigira abantu bajya mu nsengero, wakwinjira muri tuwarete ntusangemo impapuro z'isuku, tuwarete zinuka. Kandi uyu muntu uri muri korari Imana aramubwiye ngo jya mu murimo wanjye, ntiyavuga umurimo uwo ari we, yumva ko ari umurimo wa korari. Hari abantu bakoze ibintu by'imbusane, ujya aha baragombaga kujya ubusanya ibintu, winjira muri korari ahubwo wari kujya hari ugakora amafaranga ukajya ugurira korari inifomo n'ibyuma. Ujya muri korari ahubwo wari kujya usengera korari. Ujya muri korari kandi umurimo wari ku bitaro ukajya ujyana ibisorori by'ibiryo. Ujya muri korari umurimo wari muri tuwarete ukajya ukora isuku korari zikinjira ahantu hasa neza. Ntabwo Imana ivuze ngo ujye mu murimo iba kwikwankirishiriza muri korari. Kujya muri korari cyambere banza umenye imvune zinabamo. Utazajya ujya no kubona ukuntu barimo barakata umuziki, jya ubanza unaperereze umenye imvune bari abantu bagira. Cyambere bagira imvune yo korari kuririmba bisaba kuba ufite amafaranga. Cyakabiri bisaba kuba ufite umwanya uzi no gukoresha igihe neza, nta munebwe uririmba. Bisaba kumenya gukoresha igihe neza, ukamenya kujera igihe, ukamenya ngo saa moya nimba ngeze muri repetition. Kugira ngo saa mbe ngeze muri repetition ndabyuka ryari kugira ngo nsige umutware n'abana banyweye igikoma mu bibazo mu rugo byakemutse. Birasaba ko mbyuka saa 10. Nimbyuka saa 20 ndasiga nta kintu nkoze mu rugo na repetition nyikererwe, sirikaraso zose urazisha. Nta munebwe uririmba, kandi tugwije abaririmbyi b'abanebwe. Tugwije abaririmbyi b'abanebwe twemere bazi kwisiga fondote na rabero, ariko b'abanebwe. Tugwije abaririmbyi babibone bazi gukompeta kukitwa umwenda ngo bishize urango adodesheje unanye ndazana uyu, bagiye mwishiramwe ryo gukompeta. Iterambere ry'abaririmbyi uzarirebe nirito, ni gake cyane uzasanga umuririmbyi yafungutse ubwonko ngo arebe ikintu ajya gukora. Bahora bacuritsa aho hantu muri repetition, yo repetition ngo repetition z'abahanga, hari n'iz'abaswa, hari n'iz'abajya muri studio, hari imbega, harimo utuntu tw'utudori twinshi dusaba umwanya. Yego ngo kurepetana n'abaririmbye ngo harimo utuntu twinshi tw'utudori, kandi utu tuntu tw'akajagari Satani nakunda gukorera muri aka kavuyo, ari two Satani yishamo. Izi repetition zirimo abantu b'inzozonore runaka ukundana na runaka badahuje igitsina zihoraho. Izi repetition z'amajoro, izi repetition zo gura kuri mikrofone imwe zo gutitiza, izi repetition tutabona umwuka wera aje ngo tubone uruzuye uti wimbonye. Ariko izi morale gusa zitagira umwuka wera nazo ariko zigira abakize morale. Nizi ako se wanavuze iyi korari yo ihora ishaka umuntu yihimbira. Yego 60. Ubundi amasengesho musenga mariki. Oya se reba korari irimo abasore bigize abaniga basigaye bapoketesha, bamba ubupantaro bufunze hasi n'ubukweto butagira amasogisi, barasana babandi kandi ntibari muri babandi. Reba bari rimye b'abasore bifunze hano ku murongo, bakajya gukodesha umuntu uza gucuranga senti waguze amafaranga. Muri abasore barenze 10 muri korari bagakodesha umuntu uza gucuranga senti na gitari, kandi ngo muri abasore si bundi aba basore bazabya ubundi aba basore. Ako jewe mfite n'ikibazo, uyu musore mukanya akajya kurambagiza. Ese uyu musore utagize icyo amare korari azakimarira urugo? Uyu musore utagize ishyaka ryo kwiga uyu murimo ngo awukore, aryo banda azagira imbaraga zo kujya gucurangira urugo, gukorera urugo? Ni ikibazo. Iriga namwe mukabishyigikira. Ubu harabonzi basigaye bakodesha abacuranzi baza banyweye n'agatabi, bataracuranga shaho. Bati hari umucuranzi nzi wa Sentukazi. Uyu mucuranzi ntuzahasengera, ntuzi ibyo akorana nabyo, ntuzi ibimuha utubaraga, ntuzi bituma amenyekanye. Aje kuririmba koko yacuranga kumva birahura, ariko wamureba ukawuberwa nimba avuye he. Wareba bari maririmbera nabo kabaza ibintu birimo biba nibiki. Numiwe umunsi umwe ambivuge negeye bikora. Umunsi umwe nigeze kumirwa. Ati nigeze kumirwa. Korari irimo abantu 80 igakodesha
yo basoro yo harimo ibihungu by'amatuza birizi kwambara cyo kora we arambara ukabona imbere kuri gahunda yego habyimbye wagira ngo hari bapakiramo n'ibitambara ayambaye agapantaro kamufasha kagaragaza imiturire imiturire ese yari amapantaro kora n'abahungu kobwa zira style ko zirimo hungu kobwa ariko rata biyambitse n'ubufurari n'izuba riva baba bamba ubufurari yego hari amastyle hari ibintu narimo numva muri izi korari hari ibintu ndimo ntari kumva bose bihaye ibintu byo kwambara ese ntabwo ashaka kwambara ngo byibuze afunge hari inkweto turabizi koko hari inkweto zigomba kwambarwaho ipantaro ntizirengere kugira ngo yerekane style y'inkweto sava ariko ibi nabyo si byiza turabikunda turanabikora pe ariko ntabwo ari byo noneho tekereza oya hari style zo mu kazi hakaba na style zo mu goza z'abatambye mujye mwambara nk'abatambye kandi ikindi mwabasore mwe ntimukambare nk'abantu bazaba imbobo mujye mwambara nk'abantu bazaba abayobozi mujye mwambara nk'abantu bazakomera kuki wambara nk'umuntu uzaba imbobo uzagarukira muri mu munsi bo ugasanga noneho agapantaro yarakazamuye ni suna aha uwoza ubwenge si ipantaro si n'ikabutura ni suna mbese ufashe ipantaro yigira suna kandi ahura ahagarara imbere y'abantu 60 biyubashye vuga ngo ugiye guhamagara imbere y'abantu twiyubashye yego uhagarara imbere y'abatambyi bambaye fodi no imbere bashizemo akantu ko kugonda kandi bimeshe sibyo bintu barabyumvise cyangwa bivuze mu rurimi oya bihangane babyumve kuko hari naho tujya kubwiriza turi abadamu bakatwambika hari amatorero amwe tujya kubwiriza bakatwambika amakanzu kandi twambaye neza ariko bisabye uko barenzaho ikanzu umwambaro w'abatambyi cyane wigaragaza uko uteye ese kucyuzi wise kugupublicita ubaho inzu y'Imana ngende umunyamakuru rwose ngenda zinduka nkajya kwirebera ujya kuri tere wowe njya kwirebera abakobwa rero sasa bazi kudoda amatayi hano ku ruhande aho ututu two ku ruhande bazi bamenye ko tudukunda abagabo na umugabo udakunda ikintu nakunda n'amatayi abatuzuye basigaye babigura ibi bintu basigaye babigura jyumbaza nanjye mba mwisi umva byarabonetse hari abantu baje gusayidira abantu batanyurwa bakoze ibi bintu bibaha amataye akaza agakubitamo ukaba wagira ngo niko ateye noneho nawe kubera ko asuko yakiguze koko akagikubitira imbere avuye kuri ayajya ku ruhimbi agenda gake kubita bade kamera afite ukuntu agikoze hirya akagikoza hino agasohoka kenshi akemera akajya gutura gatata akavunjisha ibiceri yego dore ko nta n'abaririmbyi batura dore ko nta n'abaririmbyi bapfa gutura zaperereze burya abaririmbyi ni abajura ntabwo bajya batura abaririmbyi ntibatura ariko iyo yambaye izo kata zirangaza abantu aremera akajya gutura gatata avunjisha ibiceri n'inkweto ireshya itya ku buryo agenda yahinduye ingendo muhinduke nemera ko Rusiferi koko yaririmba hari ibintu ntumva muri Bibiliya ariko mbonye ibyo mwikoresha yego hari ibintu bigira oya hari ibintu muri kwigira byatuyobeye ureba ukavuga uyu ni umuririmbyi ni karashika ino madayimoni ucitse irembe Madamu Samake Madamu Samake uzi kuntu yambara hano agafunga ni ifi aza akamanura noneho byagera hasi agafunga mbese turi kuyoberwa niba mwambaye ira ntabwo ari imyambaro y'urugamba ntabwo ari umwambaro w'urugamba none ko ni kubona hano birafashe byanagenda hano hasi bikabana kubera ko wambaye tugufi biriya ni ibiki ni madamu n'umwuka wa Samake nyine ntiwabarenganya ntabwo bambaye nk'abantu bari ku rugamba nkanjye ariko mu sportif cyangwa mu karatika hari style ntana kwambara kuko iminsi yose mba niteguye kurwana ese ko tuzi yuko abantu batswe ubusugi aribo bambara utuntu tw'utugozi tuziritse mu ijosi nk'uyu muririmbyi wari kubyambara ngo bimumare ko n'ubundi tubazi kandi ugasanga ni n'umudamu uba mu rugo iwe we sundi zo style wambaye uri umugore ukaza kuzambara muri korari ugahagarara ku ruhimbi basi wazamba ugiye umwambaro wo ku cyumweru mperutse kujya kubwiriza ahantu
mbona hari umudiyakoni n'umugabo ucanye ku maso, hari umuntu w'umuririmbyi yari wambaye akamini, arangije akora ibaraza kwicara imbere, kandi urwo rusengero ruyoborwa n'umuntu ukiri muto w'umujene. Araza akajya anazunguza ibibero, akajya anazunguza ibibero. Oya ni ukurembuza, ni imyuka ibakoreramo, ni imyuka ibakoreramo. Afungura noneho niko ijipo yizamura yicaye imbere. Ngiye kubona mbona umupapa w'umudiyakoni mwiza aturutse ahantu azanye ibitenge bibiri, amurambika ku bibero atambara. Ndavuga ni wa mugabo we, Imana iguha umugisha uramuhaye. Abikoreye ku mugaragaro, nawe bikoreye ku mugaragaro. Nubwo nawe bikoze mu buryo butari mu kinyabupfura, hari abadiyakoni b'abadamu wari gutuma, ariko n'umujinya n'ishyaka bikuriye bitaye umujinya n'ifanayase aravuze ati ndaramira isanduku kabisa byibuze nawe ukoze ikintu mama Marioneri atazibagirwa. Arangije muri uwo muririmbyi uzi icyo yakoze? Yahise ahaguruka afata isakoshi, afata telefone, asiga ibyo bitenge aho ngaho babimuhaye, ahita ataha. Icyagira mu ntazanagaruka. Uwo ntakenewe. Hari umuririmbyi ukenewe. Hari umuririmbyi ukenewe umenya ko mugenzi we akeneye agashyushyu. Dusoreje ku muririmbyi ukenewe. Umuririmbyi ukenewe n'uyu uririmba ihumure rikaboneka mu baje guterana. Umuririmbyi ukenewe n'uyu usohoka hanze akanasuhuza n'abantu ntiyigire inajyuwa. Uyu muririmbyi ukenewe n'uyu umenya ko hari umwana w'umukobwa berekanye akamenya ko ari imfubyi akazana imodoka ye. Umuririmbyi ukenewe n'uyu wuzuye umwuka wera n'ijambo ry'Imana n'umutima w'imbabazi. Uyu niwe muririmbyi ukenewe. Yego. Umuririmbyi ukenewe n'uyu ishyaka rirya akavuga ati ese ko bateguye amasengesho akorari habanza abantu barya bigoye, uwashyira ibintu mu modoka nkatekera abaririmbyi. Dore umuririmbyi ukenewe ni umuririmbyi wicara mu murimo agafunga defense akabaza ati wazanye ituro, kamufumbatisha nawe agatambuka imbere y'Imana akajya kuvanuza ibiganza bye. Igihe pasiteri avuga ati Imana bagutuye tubasabiye umugisha, ntumugeho wenyine. Nguyu umuririmbyi ukenewe dushorejeho. Umuririmbyi ukenewe ni umuririmbyi ufata ibihe byo gusenga atari uko korari yateguye amasengesho. Kera wajyaga gusenga mu gihuru ugakubitana n'ituma y'abaririmbyi bahari runaka, ejo mukongera mugakubitanira ahandi gutyo, kandi iyo korari yaririmba ko kukumva ufitemo abantu badanje. Buriya ntabwo tuvuze ibice biba muri za korari. Korari imwe ibamo ibice, ibamo igice cy'abaririmbyi, ibamo igice cy'abakire, ibamo igice cy'abanyamasengesho, ibamo igice cy'abantu bapfobya. Ibi bice byose biba muri korari. N'igice cy'abarozi bajwemo bajino, n'igice cy'abajyana bageze inahangaha bagezemo babaririmbye bajyana abagenzi babikuzimu bakatabatambamo ibitambo, ukajya uririmba utambye ikimenyimenyi ugasanga iyo korari nta mukiro ubamo, bahorana ibibazo. Haba harimo umuntu wabatambye, perezida wa korari umeze utyo utazi ko yobora abantu batambwe. Gerageza udusange abakozi b'Imana tugusengere. Umuririmbyi ukenewe ni umuririmbyi umenya ngo ko tubona tumeze nabi, uwatanga umubiri wanjye w'igitambo ariko iyi korari kazamuka. Nguyu umuririmbyi ukenewe. Tugiye gusenga Imana, tugiye kugusengera wowe ukenewe muri no minsi, tugusabira imbaraga. Wewe wagiye mu bintu bitari ibyawe, bitari ibyawe. Ndatangaza n'itangazo, umuririmbyi wagiye muri korari atari umuririmbyi naveyo. Wagiye mu bintu bitari ibyawe, vayo. Wijya guteza mbutiyaje, witera stress abantu, vayo. Dukeneye uyu muririmbyi, niwe dushaka kumubona ahagaze aho uririmba himbaza Imana, himbaza Imana, abari hafi n'abari kure babimenye. Himbaza Imana abanyamibabaro bishime. Nguyu umuririmbyi dukeneye uririmba ukabona ko aranaririmba, kuko hari n'abaririmbyi ubona basiritse kibaze se yari kuririmba aho yarasiritse yaranutse ni muntu ki. Ngaba abantu bakenewe. Ndagira ngo nsoreze aha ngaha. Iki ni igice cya mbere tuvuze ku muririmbyi. Hari igihe tuzaza tuvuga ku
ku gice cya kabiri cy'umuririmbyi wananiwe yarahoze ari umunyembaraga ariko akaba ananiwe. Uyu muririmbyi akeneye imbaraga muri urugendo cyangwa akeneye kwigirayo abana bakiri bato bagakora akajya kwingingira umurimo. Reka dusenge. Mana ishobora byose turagushimiye ryari ijambo wateganije ry'umunsi wo kuganiriza aba baririmbyi ndetse n'abahanzi. Imbaraga zawe ziherekeza iri jambo bahinduke bamenye icyabazanye, ubibutse umurimo w'uburirimbyi icyo usobanuye n'icyo uvuze kandi ubakomereze muri wo. Hanyuma abangaba bafashe umwanzuro wo kuririmba bibarimo, baha imbaraga zo mu murimo, bacikiye intege mu murimo, bakamuwe na bene wabo. Ndabasabiye ngo imbaraga n'imbabazi bibazeho, igitinyiro cyawe giherekeza iri jambo kandi umuntu wese wakirira ijambo rigira impinduka ku buzima bwe. Bisenze shima mu izina rya Data wa twese Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Amen. Shalom.